Rutikanga uranyumva? Ndakumva neza cyane. Hanyuma rero twahoze tuganira na bagenzi bacu baherereye mu bice byose by'igihugu. Aka kanya na ku mujyi wa Kigali uri kuri stade Amahoro hazabera iki gikorwa. Hari iki muri aka kanya, hari mwuka ki, hameze hate? Abanyarwanda bafite amatsiko menshi cyane yo kumva muri aya masaha uko byifashe. Rutikanga, icyo nakubwira nuko kuri stade Amahoro muri aka kanya ikigaragara nuko imyiteguro navuga ngo irarimbanyije, ariko kandi navuga ko ari imyiteguro ya nyuma, kubera ko mu by'ukuri ikigaragara nuko iby'ingenzi byamaze gukorwa. Birumvikana ni imyiteguro imaze iminsi, ntabwo rero twavuga ko mu by'ukuri ari imyiteguro irimo gukorwa aka kanya. Navuga ngo ikirimo kuba aka kanya ni imyiteguro mu by'ukuri ya nyuma, ku buryo mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bugaragara. Ikigaragara ari uko mu by'ukuri iyi stade Amahoro yarimbishijwe, yanateguwe mu buryo butuma koko izabasha kwakira ibirori byo ku rwego rwo hejuru ku munsi w'ejo. Umuntu yumvise uko bimeze birumvikana, nta niyo nka izasigara ku munsi w'ejo. Umuhango, igikorwa cyangwa se umuhango bazanakurikira birumvikana kuri televiziyo, radio ndetse n'ubundi buryo bwose bwakorohereza abanyarwanda kugira ngo bakurikire iki gikorwa. Hanyuma twumvaga imigabo n'imigambi abaturage bafite guhera mu majyaruguru, Burengerazuba, mu bice byose by'igihugu bishimira ibyagezweho. Mu mujyi wa Kigali ho duhemo ishusho muri make, bo bafite iki ku mutima wabo, imbamutima zabo ni izihe kuri Perezida wa Repubulika watowe? Rutikanga, ushobora tega amatwi abaturage ugatembereza mikoro nk'umunyamakuru, ariko kandi natwe nk'abanyamakuru hari iby'ijisho ry'umunyamakuru rikwereka, hari ibyo ubasha kubona byonyine. Aha duhagaze kuri stade Amahoro i Remera, ni stade mu by'ukuri twavuga ko iri mu birango by'igihugu kugeza ubu ngubu, kubera igisobanuro cy'iyi stade, urwego ivuyeho n'urwego igezeho. Mu myaka 2 ishize nibwo iyi stade yatangiye navuga ngo kuvugururwa, ariko nubwo byise kuvugururwa ugerageje kuyitegereza inyuma n'imbere, nge navuga ngo ni amahoro mashya, ni stade Amahoro nshya. Stade muzi yatwaye igihugu ubushobozi buhambaye, ariko kugira ngo koko kibe igikorwa remezo nk'iki ngiki kiri kuri uru rwego, twibutsa abantu ko ni stade Amahoro mu by'ukuri iri ku rwego mpuzamahanga, ifite ibyemezo mpuzamahanga by'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA, ndetse n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF, yemerera kwakira igikorwa icyo ari cyo cyose cyo ku rwego rw'isi mu rwego rw'umupira w'amaguru. Ni stade yagiye kuvugururwa, isanzwe yakira abantu 25,000, ubirakira abantu 45,000 bicaye neza kandi hatwikiriye. Mu by'ukuri navuga ngo iki ni kimwe mu bikorwa remezo by'igihugu, atari umujyi wa Kigali gusa. Ubwo abantu mu myaka yashize bivugiraga Kigali Convention Center, ku ruhande ahangaha abantu bivugiraga BK Arena, ariko iyi stade Amahoro iberanye no kwakira ibirori yatashywe n'ubundi n'umukuru w'igihugu ku munsi w'ubwigenge, ni ejo bundi ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7. Ni stade mu by'ukuri no ku munsi w'ejo bayibona bazabona ko iberanye no kwakira mu by'ukuri ibirori biri ku rwego nkuru nguru. Ariko umujyi wa Kigali mu by'ukuri nahoze numva abagenzi bacu bo mu ntara hirya no hino bavuga mu by'ukuri ibikorwa by'ubukungu byagiye bigerayo, ibikorwa by'imibereho myiza y'abaturage byose. Navuga ngo harimo byinshi bihera ahangaha mu mujyi wa Kigali, uhereye aho turi nyine kano kanya, ariko ukagenda unareba hirya no hino mu mujyi wa Kigali no hakurya ahangaha i Masoro mu cyanya cy'inganda. Ni icyanya cy'inganda mu by'ukuri navuga ko gifatiye runini ubukungu bw'igihugu, ariko abanyakigali n'abaturutse hirya no hino bakaza gutura mu mujyi wa Kigali ni ahantu bakura imirimo itandukanye. Ugerageje kwitegereza inyubako z'ubucuruzi zikorerwamo n'abantu batandukanye, ugerageje kureba ibikorwa by'ubukerarugendo n'amahoteli bigenda bitera imbere mu mujyi wa Kigali, mu by'ukuri ni ibimenyetso byinshi ushobora gupimiramo cyangwa se kureberamo
icyo umujyi wa Kigali ari cyo, ariko noneho uratekereza ukanasesengura nk'umunyamakuru, mu by'ukuri ntabwo ushobora gutekereza ko ari ibihugu byinshi bishobora kwakira abakuru b'ibihugu bangana batya. Nahoze ndeba mu kanya gatoya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko muri iki gihugu ku munsi w'ejo hazaba hari abakuru b'ibihugu 22, hari ba visi perezida b'ibihugu bandi bagera kuri 2, hakaba ba minisitiri b'intebe bandi, hakaba mu by'ukuri abayobozi b'imiryango mpuzamahanga 5 nabo bazaba bari hano. Ngira ngo ahangaha ni igicumbi cy'ibyo tuvuga byose u Rwanda rwagezeho mu myaka 30 ishize, ariko icyo ni ikimenyetso kindi gikomeye ko u Rwanda ruhagaze neza no mu bubanyi n'amahanga, tutarebye ibyo bikorwa bindi gusa. Rero abambere nk'uko mwabigarutseho mu gitangira amakuru bamaze kugera ahangaha, ariko ku munsi w'ejo ahangaha kuri Stade Amahoro niho ibirori nyirizina bizabera, birimo akarasisi. Abavandimwe bo mu mikino nibo bakunda gukoresha imvugo ivuga ngo umukino abantu babonye bwa mbere ngo ni iby'amaso yabo atarabona. Ndatekereza ko na hano kuri Stade Amahoro ku munsi w'ejo abantu bazabona iby'amaso yabo atarabona, bizaba ari ibirori biryoheye ijisho rutikanga, nicyo navuga. Dive Wayo turagushimiye.